ndavaha yambuwe ubugabo. Baramubwira bati arabwamburwa gute? Ati munzanire umuheto we, munzanire n'umutana we, hanyuma angabira inka 10 z'imbyeyi niki icya gatatu azane n'umugore we turarana. maze rero nta rugamba rw'abicaye, ariko none nta warutsinze ngo akomeze ahagarare. mu nyemerere nicareho gato. Ndatumaho dawe Ruhanga rumisha umusereko, nshuti y'akadasohoka ya rugamba sirikare, rugabo rwagishi rwa kare n'ijabo, uwo nakuze nitagahuza miryango, mugabo w'indekwe wandekuranagwa, karibu ku nama. Amashyi menshi cyane. Uyu muvandimwe, uyu mubyeyi, ibyicaro bye biri hariya. Ndasaba papi ungire n'ingoga umuhereza indengo, maze aze guterura avuge rirenge. Yambwiye yuko tuno tumeze nkaho duhagaze hano twamugoye, ikiza mwaza kumuhereza mikro. Iki gice tugezemo rero ni igice tw'isi itorero, ni igice kizajya kimara iminota mikeya muri buri gitaramo cyacu. Ubwashize twakoze ku magambo arimo ese bavuga amanegeka, bavuga amaregeka? Bavuga amaregeka kubera kuko ikintu iyo kiregetse kiba gishobora guhanuka. Naho amanegeka, numva bijyana no kunegekara n'umuntu urwaye, ariko ntibyaba inzu ntiyaba mu manegeka, ahubwo iba mu maregeka. Iraregetse. No kubera iki bavuga ngo umugore? Undi yaravuze ngo umugore si umuntu. Kuki bavuga ngo umugore? Bavuga umugore kuko bivuga ugoroye, bivuga ugororotse, bivuga uzagorora. Twagororotse kuko twagize abatugorora. Amashyi menshi cyane ku bagore bose. Amashyi menshi cyane kuri uyu muvandimwe. Uyu mwanya rero tuzajya tugiramo ibitekerezo duhera ku byo twakiriye, tuvuga ku bintu bitandukanye mu gihe gito tuba dufite, no mu gihe ibyanzu binywa amazi, twibutsa abantu baje nyuma kimwe nabo twatangiranye. Nta wicirwa n'inyota muri iyi nzu. Hari agasembuye, hakaba n'akadasembuye, hari akadashyiguka nka kakabuye ka Muhanga. Uza kumva rwose inyota igize mugeze, hari abana b'abakobwa baragenda banyuramo bababaza icyo ushoboye baraza kukiguha. None rero itorero rya none, iki gice twakise itorero, turagira ngo ese twibaze intekerezo twaherewe dutarama. Kuba intwari muri iki gihe birashoboka ntibishoboka? Icyo ngicyo twanzuye yuko birashoboka, ariko ndibaza ubundi ubutwari bwo hambere ugereranyije n'ubutwari bwa none. Turahera hasi. Ubutwari mu rubyiruko hambere bwari bumeze bute? Ese nabahe bantu baduherezaho nk'ingero? Barakoze cyane. Natangira nshima ikiza mwafashe cyo kuburanisha inganzo, cyo kwigira kuri Muhabura na Karimunda. Nsabe n'abari muri iki gitaramo babashimire. Ubutwari rero mwanzuye muvuga ko bushoboka kandi burashoboka, kuko ubundi baravuga mu Kinyarwanda ngo inganzamarumbo yera inganzamarumbo. Ntabwo inganzamarumbo ishobora kwera igitovu. Ni ukuvuga niba twarashibutse ku ntwari, ubutwari burashoboka. Ubutwari koko birashoboka ko bushoboka dushingiye ku mpamvu nyinshi. Twumva amateka y'urubyiruko. Urubyiruko rwa none tuba twifuza kuzaba intwari cyangwa kuba intwari, ariko cyane iyo bigerageje bavuga yuko wakarebeye ku bakoze. Nabahe bantu bakoze amateka y'ubutwari? Cyane hano nagizemo ibitekerezo bitatu birimo indirarugamba. Yego. Ese ubundi indirarugamba ni iki? Icyo gitekerezo gihorohehe n'ubutwari bw'urubyiruko wenda rwo hambere dushobora kwigiraho. Murakoze cyane. Indirarugamba n'abana, navuga w'urubyiruko, n'abana bari bashoje itorero, hanyuma umwami ajya kubasura. Agiye kubasura kureba nyine abo bana bariho basoza itorero, hanyuma inkuru iraza ivuga ko
ibusumba birenge. iyo bavuze ibusumba birenge ubwo uva ku kirenge ukagera hejuru yacyo, ubundi abandi bakavuga ngo ni ibuvavi, iyo uvuye ku ivi umanuka gato, abandi bakavuga ngo ni ibuguru, ubwo ibuguru ni hano urimo iri gufwa ry'imbere ryo hagati y'ikirenge n'ivi baryita ibusumba birenge cyangwa ibuvavi, mu Kinyarwanda baryita umurundi. ubwo rero bene amatwi ntimuze kubaza niba bavuga ngo ibusumba birenge cyangwa ibuvavi kandi rigufwa baryita umurundi. ubwo turiho turazimiza kuko turi mu gitaramo cy'ubusizi, niyo mpamvu turiho twiga no kuzimiza. Haza rero inkuru bayibwira umwami ko ibusumba birenge bateye u Rwanda. Hanyuma abana Cyilima Rujugira agira ibyago, abana barabyumva, baramubwira bati nyagasani wabyemera wabyanga nitwe turi bujye kurwana n'abo bantu bateye u Rwanda. Murabizi buriya umuntu umaze kubona abakina karate, abamaze kubona wa mukandara ubanza bumva ari bo bitangaza. Abana rero baravuga bati nitwebwe tujya kurwana. Umwami arababwira ati rero bana banjye ntimuramenyera urugamba, kandi Burundi ni igihugu gikomeye, ntabwo rero nahohereza abana bataramenyera imirwano. Bati nyagasani wabyanga wabyemera turagenda. Abona bashobora kumucika, kandi bamucitse bahashirira, muri make bari kuririra urugamba. Ariko izina ntiriraza. Hanyuma abashakira umuvandimwe we witwaga Muciye, aba ari we aha kuyobora abo bana, amugabira uwo mutwe w'ingabo. Arangije azana n'ingabo zimenyereye urugamba azongeramo kugira ngo nyine zizajye zibarwanisha. Hanyuma umutwe w'ingabo rero wagiraga umutware wazo ari we witwaga Muciye, ukagira n'umurwanisha w'ingabo ari we witwaga Migisha ya Mihanda. Hanyuma barabajyana rero, noneho yemerera abana kugenda kuko yarabahaye umuntu azi ko umuhanga azabarwanisha, abaha n'umuvandimwe we uzaba umutware w'uwo mutwe w'ingabo. Hanyuma bawujyana rero, niho bwa mbere yashyize imitwe igiye kwimira, igiye kuba imyugariro y'u Rwanda. Umutwe wa mbere wabaga hitwa Igiseke na Nyagisenyi, hari imirwa yagendaga ijyana. Oya, Giseke ni ebyiri. Giseke na Nyagisenyi ni hano hafi ya za Rusatira. Yego. Iyo rero ni Giseke cy'abadahemuka cyo muri Nyaruguru. Yego. Kikaba cyaratwarwaga n'abatsobe baririmba muri Yananga Nyirabisabo. Wa nyuma wagitwaye ni Manywa wa Macari, waruvuza cyuma wa Semuzigura, warubona rwa Rusimbi. Hanyuma afata undi mutwe witwa Nyaruguru awushyira Icoko. Noneho indirira Icoko, ubu none Icoko iri? Icoko iri hafi ya Nyaruguru, hafi y'ahitwa Ingeri, n'umurenge wa Coko. Hanyuma na Nyakare awushyira ahitwa Mwoya. Noneho babana rero ubwo abashyira hagati y'abadahemuka na Nyaruguru, n'ahitwa mu Cyafurwe. Noneho babana rero avuga ko babajyana aho ngaho nyine mu Cyafurwe. Noneho bariho bagenda, urumva n'abana bagiye kurwana bitunguranye, babaha igihango. Ariko mbere yo kubaha igihango baravuga ngo umutwe w'ingabo ugira izina, ni mu ushakira izina. Abandi batese muri rwo mujya kure ntibaryihaye, batese nirihe, bati n'indirira rugamba. Umutwe rero witwa indirira rugamba gutyo. Barawujyana bawugejeje ku mugezi, bawuha igihango kuko ari umutwe ugiye bitunguranye. Bafata amata mu gicuba bayasuka, barabanza babatondesha ku mugezi kuko ntibari gusangira ku gicuba kimwe. Bafata igicuba kimwe kirimo amata y'ikivuguto, bajya haruguru mu mugezi barasuka. Noneho bategeka bose, uwabikoze n'uwo mu bwoko bwitwa, ndaza kuryibuka, Abene Nyamuhanzi. Niwe wasutse icyo gicuba cy'amata mu mugezi ruguru, kugira ngo umwana wese uri buze kunywa kuri uwo mugezi abajyanye icyo gihango. Noneho asuka ya mata abategeka kuyasangira. Hanyuma bamaze kuyasangira arabakura, amaze kubakura ababwira rero icyo abahaye. Arababwira ngo musangiye amata, musangiye u Rwanda, musangiye gupfa no gukira. Noneho rero babajyana aho mu Cyafurwe. Babagamo rero indirira, nyuma baje kugira indinda, haza kuzamo n'impama. Ni umutwe rero w'indirira wagiye nyine mu Cyafurwe,
hanyuma abo bana rero baje no guterwa. Urumva abarundi bamenye iyo mitwe yose, bamenye Nyakare iri Mwoya, bamenye Nyaruguru iri Coko, bamenye abadahemuka bari Giseke, bamenye n'indirira bari hagati aribo bari ahitwa mu Cyafurwe. Namwe murabyumva ko uwo mutwe aribo bari butere. Yego. Barabatera, hanyuma babateye wabarwanishaga yitwaga Migisha ya Mihanda ababuza kujya ku irembo, babanza kurasanira mu rugo. Yego. Hanyuma ngo bariho barasana, hari umwe wavuze ngo yagira urugero rubundi rwabaga ari urugo rw'imisanzu rusobetse nyine imisanzu, aravuga ngo yagira igishirira ngo rutwike. Migisha ya Mihanda aravuga ngo utazavaho ugira ngo twakijijwe nuko wabuze igishirira, arakimwoherereza akura igishirira muzikora kimunagira mu muharuro, ati ngaho niba uri umugabo rutwike. amashyi menshi cyane ku ndiri ya rugamba. Ariko ugiye gutora cya gishirira wese akimurasiraho, barangije nyine birabananira. Bimaze kubananira, babamanura mu Cyafurwe babageza i Kibeho. Babagejeje i Kibeho, uwarwanishaga abarundi aravuga ngo murwane urugamba ntirugere ku mwami wabo yari yaje yitwaga Mutaga. Hanyuma Migisha ya Mihanda arababwira ngo nanjye ubu hano mpagarariye Kirima, mpagarariye umwami w'u Rwanda, ngo nanjye murwane urugamba ntirungereho, ngo kandi nibiba ngombwa twese dushire ariko igihugu kibeho. Naho havuye izina Kibeho. Amashyi menshi cyane, igihugu kibeho. Barabamanura rero babageza mu iviro rya Kibeho, babavana mu iviro naho banyuze bavirirana, babageza mu Muhora, nabo babanyujije babashoreye nk'abashoreye inka mu Muhora, babageza mu mazi atukura, ako kagezi kari kahindutse amaraso, babageza ahitwa Irwombeka, niho bomokeye basubira iyo bateye baturuka. Baratsindwa bo kagenda bagahera cyane. Kandi abo bana rero nabo bana nyine bitwa indirira rugamba, bakaba bari abana bashoje itorero, bari urubyiruko. Ni ukuvuga rero niba urwo rubyiruko rwarabishoboye, ubutwari n'ubu burashoboka kuko hari abakomoka kuri abo. Twihuse rero ntago turi buvuge ku ndira rugamba gusa, ahubwo Robwa Nyiramateke na Ruganzu Bwimba bavugwaho ubutwari bukomeye cyane kuko batabariye u Rwanda i Gisaka, umwemera no gusama inda yimanura ku gisasiro Bucengeri, yica Inyasi arasandara, abarasa bariruka, abahirika bariruka, ubwo ni ingabo zaho ngaho. Yewe na Ruganzu Bwimba wari wamuhaye uwo muhanano cyangwa wari wamuhaye iryo bangarenga ryo kuzamusangayo bagatabarira igihugu, cyanzwe n'uwari washyizweho. Uri butubwire uwo ari we, tubwire amateka kuko nabo batubwira ko bari bakiri bato, bari urubyiruko, bari bataragira mu nararibonye. Yego, watubwira ku mateka ya Robwa Nyiramateke na Ruganzu Bwimba? Amateka ashingiye cyane kuri Robwa, kandi nawe yari akiri muto. Turabizi ko kera bashakaga bakiri bato, yari urubyiruko. Hanyuma bamenye ko umubyeyi wabo yari yarasize abwiye Ruganzu Bwimba ko atazashyingira mu Gisaka, kuko aramutse ahashyingiye umwana uzahavuka niwe uzigarurira u Rwanda. Yego. Hanyuma mu Gisaka rero baza gusaba mu Rwanda, baje gusaba, se yari yaratanze. Hanyuma nyina ashaka ko amushyingira mu Gisaka. Hanyuma undi ntiyagombaga kubimubwira kuko byari ubwiru, kandi ubwiru bwabwirwaga umwami n'abiru, bwamenywaga n'umwami n'abiru. Hanyuma biramuyobera, aricurikira. Kwicurikira ni ukwifata gutya. Uraricyura iryo jambo kwicurikira, ni ukwifata micunda cyangwa minagano, ubona ibintu byose byanze. Hanyuma Robwa nuza aramubona rero, Robwa aramubona aramubwira ngo kuki wicurikira kandi nanjye ndi umunyiginya mwene wanyu. Yego. Mbwira ikibazo ufite. Undi aramubwira, arakimubwira, maze kukimubwira aramubwira ati nyoko arashaka ko ngushyingira kandi ntibishoboka. Undi aramubwira ngo humura, shyingira kandi uhumure, sinzabyara ikishi cy'u Rwanda. Nuko shimisha umubyeyi ushyingireyo kandi uhumure, ntabwo tuzabyarana. Yego. Aramubwira ati se uzabigenza utate? Nzemera kuba umutabazi. Amushyingirayo, maze kumushyingirayo, Robwa arasama, maze gusama atuma hari umuntu bari barajyanye witwaga Mukubu. Yego. Mukubu wa Mushyoma
yagiraga igisingizo cyiza cyane cyitwaga urukubanzoka. Mukubu wa Bushyoma, igisingizo ni nk'iningwa, uko wamagaye ukitabwa u Rwanda ruzira umwaga, nawe yitabaga mwitawe wamuhamagaraga yakwitabaga urukubanzoka, ko mbega aza ko nta hantu wamuhera, arizengurutse ashobora kuharasira. Atuma rero Mukubu araza ababwira ko yasamye kandi yitegura kuba umutabazi. Mu Rwanda rero baravuga bati ntabwo umukobwa ari we wenyine waba umutabazi, bemeza undi uri bugende. Uwo bemeje rero ari we Nkurukumbi yanze kugenda, umwami ubwe avuga ko azigendera ari we Ruganzu Bwimba. Yego, yemeza kwigendera, noneho ajya kwibera umutabazi. Nawe yari akiri muto, n'ikimenyimenyi yari atarabyara n'umwana we yavutse ari mu nzira, ni Rugwe, ku buryo ni Rugwe, Cyilima Rugwe, ku buryo ntiyanamubonye. Yego, yaragiye, noneho agezeyo baza kumubwira ategereje ko umugore we abyara. Yego, hanyuma baza kumubwira rero intumwa yaje kumubwira Cyenge cya Nyakesa, aza kumubwira ko umugore we yabyaye. Muri iryo joro ngo ingo yari yaje ku myugariro arayirasa, uruhu rwayo ararubamba, aramubwira ati ni n'amahirwe namuboneye impetso. Amuha rwa ruhu, hanyuma amubwira n'amazina azamwita. Ati uzamuhe uruhu, urwo ruhu rw'ingwe. Ingwe yari yishe akabamba, niyo mpamvu yiswe Rugwe. Mwumvise ahantu Cyilima Rugwe ryaturutse. Amashyi menshi cyane kuri uyu muvandimwe. Icya kabiri aramubwira ngo izina ry'ubwami uzamwite Cyilima. Yego, Cyilima rero bivuga iki? Ubundi ngo ni Cyilima kizirimaho amahata. Cyilima kizirimaho amahata, mu yandi magambo ni Cyihabugabo. Ni Cyihabugabo. Aramubwira ngo kandi ntuzampere umwana ingoma, uzamureka azayiha. Atazayiha gute? Amuha umuheto we, aramubwira ngo nubona yafoye akageza aha, nafora akageza aho ngo yamweretse ingoma uzayimuha. Ati nubona yafoye akageza aha, ni ukuvuga umwambi we, umuheto we agakomanya impembe. Ati nubona yafoye akageza aha, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, naca urubanza rwananiye abandi nabwo azaba yakuze. Iki gitekerezo ntago nakirenga, urubanza rwananiye abandi. Yego, Rugwe yaje kurucate. Ruhurira he na Bibiliya nakabasomye bari buze kutubwira, ariko duhere kuri icyo ngicyo. Urubanza yaciye rwananiye abandi ni uruhe? Haje imanza ebyiri. Urubanza rwa mbere rwari urw'abagore baburanaga umwana, umwe n'uwanjye undi n'uwanjye. Icyo gitekerezo murakizi muri Bibiliya cyane. Yaruciye ate? Yararetse, bararuciye, bamaze kuruca ahita abwira Cyenge aturuciye nabi. Yego, aramubwira ati iyaba ari wowe warukuruca gute? Aturiya mugore watinye kuvuga sebukwe na nyirabukwe mu izina, watinye kubavuga mu izina, wabatsinze. Ati ntiyanatinyuka kwiba umwana. Amashyi menshi cyane. Sinzi niba muri kumva iyo ntekerezo. Atari kuri utinyuka akavuga sebukwe mu izina, akabashyoma ati ntuza wa ntuzuriye, akavuga nyirabukwe mu izina, ati nabiriya ntiyatinya kubikora. Nuko rero ubwo Robwa Nyiramateke bivugwa yuko aza kwitanga akagwa mu gisaka, ndetse na Ruganzu Bwimba bakagwa mu gisaka bitangiye igihugu. Uwo Robwa Nyiramateke agenda ari igikomangoma, agasiga ingoma n'ibintu byose, akagwa mu gisaka. Yewe na Ruganzu Bwimba aragenda akagwayo, ingoma yakayiraga umuntu yasize ataravuka yarinda mbisi. Ndasimbuka rero turihuta. Hari umuntu twumva benshi bagenda bavugira ngo Ndabaga mwene Nyamutezi umukobwa w'Ubwishaza, gihari aho namutsinze ndavuga ngasokoza amabuno abindika ibere, yenda rw'umuro nkashyira mbere, ngenda mvuga amayira yose yanyuze mpaka ageze Igaharanyonga agiye gukura se. Tubwire muri make ubundi ubutwari bwa Ndabaga uyu nguyu ni ubuhe? Ese ugeranyije yari umukecuru ko twebwe tutabimenya, yari inkumi nk'izindi, yari mu kihe kigero, n'ubuhe butwari bwe umuntu yagarukaho none? Ndabaga icya mbere hari ababyumva ahubwo bakagira ngo ni n'umugani, si byabayeho. Yego, se yitwaga Nyamuteze. yego, akaba yaravukaga mu Bwishaza. yego, Ubwishaza ubu ni akarere ka Karongi. yego, hanyuma yavutse rero icyo gihe u Rwanda rwari ruri mu kaga, hari ku ngoma ya Cyilima Rujugira. U Rwanda rusumbirijwe icyo gihe ni cya gihe rwaterwaga n'ibihugu bine. yego,
iyi ntekerezo muyizirikane, igihe cyarageze u Rwanda ruterwa n'ibihugu 4 byose biruhuriraho. Mu kuruhuriraho bihura nuko ingabo z'u Rwanda zagombaga kwiyongera zishingiye ku ntwari zari zihari. Yego, kandi ubwo urumva icyo gihe rero kubera u Rwanda nyine rwari rusumbirijwe, nta muntu wemererwaga kuva ku rugerero adafite uje kumukura. Gukura umuntu ku rugerero ni ukumusimbura. Yego. Muri za ngerero rero nababwiye kare ko Cyilima Rujugira yafashe ingabo yugarira u Rwanda. Yego. Nababwiye Giseke, ubu neza ni ku ishyamba rya n'akarere ka Nyaruguru, wegera ishyamba rya Nyungwe, ubwo ni aho nyine Giseke. Yego. Hari abadahemuka, urugerero rw'abadahemuka. Yego. Cyafurwe, hepfo yabo hakaba Indirira Rugamba, hepfo yabo hakaba Nyaruguru, haruguru yazo hakaba Nyakare, ikaba Imwoya. Haruguru ya Nyakare rero niho habaga Imvejuru, zikaba zarabaga ku musozi wa Gaharanyonga, niho rero Nyamutezi yabaga. We rero kuko atari yarabyaye umuhungu, yabuze uza kumukura, hanyuma Ndabaga ajya gukura se, bavuga ko yicishije amabere kugira ngo abe umuhungu. Yitoza imirimo yose ya gihungu, yitoza kurasa, yitoza gusimbuka, hanyuma arangije ajya gukura se kuri uwo musozi wa Gaharanyonga. Ubu ni mu karere ka Gisagara, haruguru gato y'ahantu bita uvuye mu Twicarabami twa Nyaruteja, ugera ahantu bita agasozi hasi bita kuri Kantango. Inyuma sinzi abahazi wenda tugire n'amatsiko yo kuzasura aho hantu Gaharanyonga. N'ubu kandi igitangaje n'ubu ngubu aho nyine habaga Imvejuru. Yego. N'ubu haba ingabo z'igihugu zirinda umutekano nyine. Amashyi menshi cyane. Dusoza rero, nubwo twavuze ko turi gutangira, ntiwavuga ubutwari bw'abagore ngo twibagirwe ababyeyi, ubwo tuvuye mu rubyiruko. N'ubundi hari igihe umuntu yabaga igihame, ariko twumvaga ngo abantu b'intwari bakomeye cyane nibo turi bugaruke Semugaza abantu benshi birahira, ariko abagore babaga intwari nabo. Dufite benshi nk'urugero rw'abantu 2, ntago ndi bugendere kuba ufite yarabona agendanye. Urambwira umugore bita Mugeyo yakoze iki? Mugeyo yari umugore wa Migisha ya Mihanda, wa wundi warwanishaga, wa mugore Indirira Rugamba, warwanishaga Indirira Rugamba. Yego. Cya gitero rero giteye, Mugeyo yaramaze kubuganiza amata mu gisabo. Yego. Yitegura gucunda, kuko umutwe w'ingabo wagiraga inka zitunga nyine izo ngabo. Yego. Ni nayo ukaba inyuma y'urugerero. Yego. Ni nayo mpamvu burya intore iyo zihamiriza. Yego. Iyo zihamiriza muzi ko zigira gute? Umuhamirizi iyo urangiye zigenza gute? Zigwa mu nka. Kugwa mu nka rero ni ukurahira ko bibaye ngombwa yasubira inyuma, ariko atarenga aho inka ziri. Amashyi menshi cyane. Kugwa mu nka ni kwa kundi urasimbuka ukawuvunira hasi ukabuziguyemo, ariko burya kikazira yuko waza kurengaho inka ziri. Yego. Mugihe rero yagiyeyo gusura umugabo we ku rugerero, asanga hari amata menshi. Noneho ashaka gusiga abacundiye ngo basigire amavuta. Yego. Amaze kubuganiza amata mu gisabo rero, akebutse ku muharuro abona rwambikanye. Yego. Ingabo ziriho ziraterana amacumu, nyine urugamba rumeze nabi. Yego. Arangije ntiyagira ubwoba, arangije aravuga ngo nzareka gucunda ingabo z'u Rwanda zose zashize. Amashyi menshi cyane kuri Mugeyo. Nzarekera gucunda, nzabana n'izi ngabo mu macumu n'imiheto n'imyambi kugera umunsi ingabo ya nyuma itanze. Tubwire ngo nihasigara nimwe nzayicundira. Amashyi menshi cyane. Tubwire twihuta ku mugore njya numva wo mu Nkore yakoze iki? Ni umugore wabaga mu rugo rwa Rwabugiri, rwabaga mu majyaruguru, ubu ni mu karere ka Nyagatare, hari mu Ndorwa. Noneho umwami wo mu Nkore yatumye kuri Rwabugiri ngo namuhe inyambo. Mbonereho no kubwira abantu ko inyambo zari umwihariko w'u Rwanda. Iyo baba bazifite ntaba yaraje kuzisaba. Amusaba rero inyambo, azimusabye Rwabugira arazimwemerera, azitumaho kuko yari yarahaye
yari yarahaye Rwabugiri ihema, yego, noneho arazitumiza ngo azimugabire, noneho azitumije agiye kuzimugabira abanyarwanda baranga, ingabo ze ziranga, baramubwira bati inyambo z'u Rwanda n'umwihariko wacu ntabwo tugomba kuzitanga, none turazibaha tuzaba tukibarusha iki? undi aramubwira ati ariko nanjye yampaye ihema, bati turabyanze, banga ko azitanga. Noneho ashuka abantare, arababwira ngo azazimwoherereza. Ntare icyo gihe Ntare yari yarabonye imbunda, yego, aravuga ati mwihorere, nzamutera nzinyage nzitunge ntazimushimira. yego, ategura igitero cyo kuza kunyaga za nka za Rwabugiri zabaga muri Ankore. Noneho anyaga ishyo ryari rihari, habaga umugore rero witwaga Nyambibi, nawe baramunyaga baramujyana. Nyambibi bamujyana mu minyago. Bamujyana mu minyago, bazigejejeyo ariko hakaba umuntu witwa Kinyamakara wari waramubwiye ati uramenya utikoraho. Yego. Ati u Rwanda ruratera ntibiterwa. Yego. Ati Rwabugiri utu tubunda twawe azatugufatana. Cyane. Undi ati yagukuyemo umutima, ati Rwabugiri sagira imbunda. Undi ati ntukangwe n'utu tubunda, nazana avuga imitwe yose yari mu Rwanda, utu tubunda bazatubafatana. Undi ati ubwo n'ubwoba, baraza rero za nka barazinyaga bazigejejeyo. Noneho abwira Kinyamakara ati wowe yavugaga ngo sinanyaga Rwabugiri, ati ko namutwaye izi nka akaba atazikurikiye, nkaba nanyaze n'uyu mugore, uhera he uvuga ko ntarusha ubugabo Rwabugiri? Yego. Wa mugore rero yanga ko bamutukira igihugu nubwo yari mu minyago. Yego. Aramubwira ati wambabarira nkagusubiza. Noneho undi aramubwira ngo ngaho, ni nko kumubwira ati ngaho tayanjwe. Undi aramubwira ati jewe uretse no kuba umugore wa Rwabugiri, sinaba n'umugore w'umugaragu wa Rwabugiri. Murumva gukunda igihugu. Yego. Ni mu muhamashyi nubwo adahari. Amashyi menshi cyane. Aturetse kuba n'umugore wa Rwabugiri, sinaba n'umugore w'umugaragu wa Rwabugiri. Gusa icyo yangaga nuko bamutukira igihugu. Yego. Atitaye aho ari, atitaye kuko ntacyo ari cyo yari yanyazwe. Ati hanyuma ati kandi niriya nka murebe iriho yabira. Yego. Oya akimara kuvuga gutyo umuntu yamukubise urushyi. Umwe yamukubise urushyi ati ibyo urimo ni iki? Yamukubise urushyi, abwira wa wundi umukubise urushyi ati urabona urushyi nkubise? Undi ati ayi inkotanyi cyane iri. Ati Rwabugira aho ari ararwumvise aho ari Inyamirundi ubu ni mu karere, numva akarere ka Karongi. Ibaze umuntu uri mu Bugande, ati Rwabugira aho ari Inyamirundi, uru rushyi ararwumvise. Naho inka ati niriya nka urebe iriho yabira, ati buriya ni Rwabugira iriho yabirira. Amashyi menshi cyane. Ati buriya kandi nayo ariho arayumva kandi arayitabara. Turakubita tubangura cyane ko turi kwanzura kuri iki gice tw'isi itorero. Nyiramuhanda yihekura Rubanzangabo yimana agahindiro ka Mibambwe, yitangira Nyiratongwa ngo ingoma y'u Rwanda itazimata, ngo ni urugamba rwagombye abakuru, ubundi y'abavandimwe barwaniye ingoma ngo bisaba umuheto. Rusuka yari bugufi ariko ntacyo yari bumare, Nyiratonga yari butange n'agahindiro tukamubura. Ese Nyiramuhanda yamaze iki? Kiyange yamaze iki? Ntageraho ariko nagira ngo nsabe buri wese uraha nawe ntuzemere ko bagutukira igihugu aho uzaba uri hose, ntuzemere ko bagutukira igihugu wumva. Nagira ngo cyane icyo kintu bacyumvise, no kuvuga ngo waba uri mu minyago waba ukirimo, ntawe kugutukira igihugu ko ntawe ukizi kukurusha cyane. Ni ingobyi duhetse. Warumbajije rero ninde Kiyange ninde, ese bamariye icyo u Rwanda? Icyo gihe naho u Rwanda rwari mu mage, bariho barwanira ingoma. Hanyuma Rusuka waruvuze, Rusuka Rwatemahagari wanakomotsweho n'umuryango w'Abasuka, ugeze ahantu bita Igatagara, ubundi kera hitwaga ku mukingo ukingiye u Rwanda, ukabaza ahitwa Ikaganza n'ubu haracyari Imana ya Rusuka. Imana ya Rusuka ntago ari bubyumve. Ni Imana, ni umuvumo wabaga waritiriwe umuntu wenda kugira ngo byorohe bize kumvuga mu mvugo ya buri umwe. Tunyaruka. Hanyuma Rusuka rero yabagiriye inama yo gutanga umutabazi. Yego.
uri bupfe mu mwanya wa Nyiratunga. ubwo ni nyina w'umwana. Ego. ubwo ni nyina w'umwami. N'umwana uri bwicwe mu mwanya wa Gahindiro. Umwana uri bupfe, ibaze kukubwira uri umubyeyi ngo duhe umwana wawe aze gupfa mu mwanya w'umuntu. Ntibarinze rero kubibasaba. Kiyange yahise avuga ko ari we Rubanzangabo, ari we Kiyange ni Nyiratunga. Kiyange yavuze ko ari we uri bwicwe mu mwanya wa Nyiratunga. Nyiratunga akabaho. Hanyuma Nyiramuhanda nawe yemera gutanga umwana we, avuga ko ari butanga umwana we Rubanzangabo uri bwicwe mu mwanya wa Gahindiro. Amashyi menshi cyane kuri abo babyeyi. Twanzura rero, uzumva abantu ngo kana kuriya yigize akanzi koga, ariko ngo wonzi koga umunyarwanda yamuvuniye umuheto. Byagenze bite? Iyo ntekerezo ko ari tugiye gusorezaho, wenda uratubwira. Nzi koga yari muntu ki? Ni kuki bavuga ngo kanaka yigize akanzi koga? Nzi koga yari umunyagisaka, akaba yari umurwanyi byahebuje, ngo yabwiye umwami we Kimenyi w'igisaka, aramubwira ngo azamushakire umuntu uzi kurwana aze barwane. Baramutoranya, aramuzana Nzi koga aramwica. Uwo ni nge nariye. Hanyuma aramubwira tuzantumireho mu Bugesera, igihugu Bugesera nabwo bazantoraniriza umuntu uzi kurwana nawe azaze turwane. Nawe araza aramwica, atumaho mu Indorwa nabo baramwohereza nawe aramwica, atumaho Burundi nawe amuvunira umuheto, nawe aramwica. Arangije aramubwira ati uzantumire mu Rwanda, ati niba nabo babone ngo habe intwari, ati umuntu wazaza tukarwana. Noneho intumwa rero iraza isanga Cyilima Rujugira icyo gihe yaratuye Intora. Ubwo yaje kuba Gisozi kuko yayiguyeho, kuko ariho yatangiye. Ahatangiye umwami hitwa Gisozi, nakaga Gisozi kibi cyaguyeho umwami, naho Gisozi turuka nakaganza, kubera ko ariho Rwogera yatangiye, nawo mu mpinga ya Kaganza naho hitwa ku Gisozi. Ahatangiye umwami hitwa Gisozi. Noneho intumwa rero imusanga Intora, barangije barabimubwira bati hari umuntu witwa Nzi koga wavuze ngo yabuze umuntu barwana. Ati none wagira ngo uboherereze umuntu barwana. Arangije ngo bari mu gitaramo, abaza rero ingabo zose zari ziri aho, abandi bati iryo shyano ryamaze abantu ntawe ugiye guhana naryo. Ninde kuza kwishora kuri Nzi koga? Ati twohereze tugende nk'igitero, uzahura nawe bazajyane. Noneho arababara, bose arabirukana, yirukana igitaramo, asigara mu rugo wenyine. Bamaze gutaha rero hari umugabo wari wagemuye, noneho ngo uwo mugabo ataha nyine asize ibyo bibereye ibwami. Aragenda asanga umugabo wiragiriye inka, wari utarigeze ahakwa, utarigeze aba ingabo, uzwi cyane mu ngabo, witwaga Rubuguza. Rubuguza aramubaza ati ese uvuye hehe wa mugabo we? Undi ati mvuye kugemura, nyine avuye kujyana ingemu ibwami. Ngo yaratuye munsi y'ibisi bya Huye. Ibisi bya Huye, ntabwo isi zose aho zihurira niho bita mu bisi bya Huye. Mu bisi bya Huye. Ubwo ni ibisi bya Huye. Noneho aramubwira ati niho yararagiye. Aramubaza ati ese ati bwami ni amahoro? Undi ati ni amahoro. Ati nta mahoro. Ati ese byagenze bite? Aramutekerereza uko byagenze. Rubuguza arababara, acyura inka, afata icumu rye n'ingabo, azi ibwami. Araza ngo asanga ya nzoga iracyateretse aho ku rugata. Umwami yibikiriye, arinjira arayisoma, yinjira mu rugo, yinjira no mu nzu, afata umuheha yunama kuri ya nzoga arinywera. Ni Rubuguza. Hanyuma umwami rero yumva yikanga nyine umuntu winjiye, akuraho inyegamo, arangije aramubwira ati uragira ibiki? Yabonaga nyine yikenyereye igihu giteye ikindi. Noneho undi ati aramukebuka ati nyagasani ndiho ndayinywera icyo wayiterekeye. Amubaza ati kuki unywereye inzoga? Amashyi uyagomera. Ati nyagasani ndiho ndayinywera icyo wayiterekeye. Undi ati ese nayiterekeye iki? Ati urashaka umuntu ujya kurwana na Nzi koga kandi naje cyane. Uwo Rubuguza. Ati wowe? Undi ati nyagasani ryewe. Ati wowe? Ati unyohereze nantsinda abanjye, natsinda uzandimburane n'umuryango wanjye. Icyo kintu kirakomeye kandi cyarakoraga, ntago ari nk'ubu ngubu wenda ushobora kuvuga ngo watebyaga. Ati naramuka nsinze uzandimburane n'umuryango wanjye. Undi ngo rimugera ahantu iryo jambo,
ashyira ingoma ku nama, ahamagaza rero. Gushyira ingoma ku nama ni nko guhamagaza ingabo, baragiraga nyine bakerekana yuko nk'urugamba rugiye kurema. Yego. Hanyuma ahamagaza ingabo rero, abatekerereza ibya Rubuguza. Yego. Ahandi bati ntacyo nanamutsinda turaba tubonye igitambo. Tuzabona umusazi. Tubonye igitambo. Yego. Hanyuma amutegurira rero abantu bazamuherekeza. Nturenga akantu kuko bamwambitse ibintu bimenyereye. Hanyuma arangije rero urumva ni umuntu ugiye userukiye igihugu. Baramurimbisha, bamukubita agakote keza cyane, nko muri iki gihe niko twabyita, bamukubita imyambaro nyine y'igiciro, baramurimbisha, bamuzanira impu nziza z'imikane. Yego. Hanyuma bamaze kumwambika, Rubuguza ngo ageze ku irembo, ngo atambutse yumva ntagenda neza. Asubira yaravuga ati Nyagasani, ati nibaze ibyambagara byanjye, ati nibampereze ibihu byanjye, ati ibi ngibi ntabwo bituma ntambuka neza. Yego. Noneho ubwo urumva bari bamuhaye n'umutana mwiza n'imyambi n'umuheto w'igitangaza. Yego. Arababwira ati ndajyana icumu ryanjye, ajyana icumu rye n'ingabo ye. Yego. Ngo aragenda rero babashyira ku kibuga nyine cy'imirwano. Yego. Nzi ko wagamukubise amaso, aravuga ati ese mu Rwanda babuze ingabo ku buryo wohereza uyu. Ati none banyoherereje umugore ngo turwane. Yego. Babonaga nyine akenyeye igihu yiteye ikindi. Yego. Afata umutana we awuha umugaragu wari umutwaje, ati aturiye so uyusubize. Umutana ni nk'ububiko bw'imyambi myinshi, muyisubizeho mumpereze kamwe aho ngaho. Imyambi myinshi yabikwaga mu mutana, hanyuma ikirimba ariho hava izina rya Karimba. Yego. Ukagendamo imyambi mikeya, ni ukuvuga umuntu wajyaga guhiga yajyanaga ikirimba. Yego. Ariko ugiye ku rugamba akajyana umutana. Amashyi menshi cyane. Ubwo Karimba barumva ahantu biva. Ikirimba cyagendagamo imyambi mikeya nk'umuntu ugiye guhiga bugufi, ariko ku rugamba wabaga witeguye kuza guhangana n'abantu benshi, wagendanaga umutana. Nka Ndabarasa yagiraga umutana witwaga Nyakiyabo. Niyo mpamvu mu bisigo bamwita nyir'umutana udaterurwa. Nyogokuru yampaye agacuma nkita abakenyeye inkanda bitwa abagore bose. Hanyuma arangije rero arababwira ati nimujyane uyu mutana munsigire umwambi umwe, uriya muntu si wo gutwarira umutana w'imyambi, umwambi umwe urahagije. Yego. Ngo aragenda rero ageze aho nyine ku kibuga cy'imirwano, arangije abwira Rubuguza ngo namubanze. Yego. Rubuguza aramubwira ati nzimanira ndi umushyitsi wawe. Yego. Ngo akoramo rero umwambi n'umuheto, arafora aramurasa, amurashe Rubuguza umwambi arawukinga. Ubwo nzi koga, mwibuke ko asigaranye umwambi ubusa, yazanye umwambi umwe awurashe Rubuguza asigaranye icumu n'umuheto, ngaho ruremera. Umwambi rero arawukinga, arangije aramwegera. Yego. Amwegereye nzi koga ariruka, aravuga ati kambayeho. Aramugereka, yirukira mu rugo kwa Kimenyi, baraturubika. Hanyuma ahagarara ku bikingi by'irembo rero, arababwira ngo nimumpe inyamaswa yanjye nyice. Ni ukuvuga ngo impamvu yavuze ngo inyamaswa yayice, kera iyo wabaga uri guhiga inyamaswa ikirukira mu rugo, cyaraziraga kurwinjiramo kuko nta wica inyamaswa yageze mu rugo. Hanyuma abandi bati kirazira, ntawe utanga inyamaswa yaguhungiyeho. Yego. Arababwira ati ariko kugira ngo mbyemere, atazava ntabwo ndi buva aha ngaha cyitwa umugabo, ndava aha yambuwe ubugabo. Baramubwira bati arabwamburwa gute? Ati munzanire umuheto we, munzanire n'umutana we, hanyuma angabire inka 10 z'imbyeyi. Niki? Icya gatatu azane n'umugore we turarana. Narakubwiye Rubuguza. Arangije rero ibyo byose barabimuca nyine arabitanga, asiga nyine yamuhinduye imbwa mu gihugu. Ubwo rero ntabwo byarangiriye aho ngaho. Ntabwo byarangiriye aho. Yagiye nk'intwari, yari umusazi, yatashye nk'umusani, cyangwa yatashye n'ubundi uko yagiye nk'umusazi. Inkuru yageze kuri Kirima Rujugira, arababwira ngo Rubuguza ntaze n'amaguru, baze bamuhetse. Amashyi menshi cyane. Baza bamuhetse rero bamugejeje ibwami, amugabira inka zitwa inkondera. Ubu mutwe w'inka zigabiwe Rubuguza kubera ubutwari bwe. Amugabira ishyo ryitwa inkondera. Ishyo ubundi abatabizi, ishyo ni inka 30.
ziteretse imfizi ya 31 zinategura umurerwa ni ikimasa kizasimbura imfizi. Icyo kimasa kandi uretse gato ishyo ni inka 30 ziteretse imfizi cyangwa zirimo imfizi ariko zikagira n'indi ikiri nto bita umurerwa. None iyo murerwa yari yo kumara iki? Ni ikimasa kizasimbura imfizi iramutse igize ikibazo. Cyabonekaga gute ko habaga hari imirerwa myinshi mbari ko mbivuga cyo hari imfizi nyinshi ntoya? Bakizaniraga ibimasa 4 batoranije. Yego. Imfizi ikaba yihitamo ikizayisimbura, imfizi izayisimbura. Yego. Yayihitagamo iterero. Yego. Barebaga iyo izira, iyikunda kwica, iyikunda gusarika, iyikunda gusarika. Yego. Ikitigera yica na rimwe, ikitigera isarika na rimwe, baravugaga bati iki ngiki ni mu gikuremo. Noneho ikisarika buri munsi. Yego. Uzi impamvu? Ndayikeka. Umugabo anukira undi. Amashyi menshi cyane. Iyo bavuga ngo umugabo anukira undi yayicaga kuko yibonagamo ubugabo bwo kuzayisimbura. Niyo mpamvu bagiraga ishyo ry'inka 32 zirimo imfizi n'umurerwa wazo. Hanyuma niyo mpamvu buri igisoro uyu tugiye kubuguza jewe mba mfite inka 32. Yego. Nawe ufite 32. Yego. Ni ukuvuga tubuguza na amashyo 2. Amashyi. Ababugu bari ahangangira ngo twumviye. Tutararengaho nanone tunamenye n'indamukanyo amashyo. Urakoze cyane. Bamwe bavuga ngo ni amashongore, abandi ngo ni amashyongore, hari n'abatsimbura bavuga ngo ni amashyongore. Ese ukuramukije ngo amashyo usubiza ngo iki? Ubundi ni amashongore, ntabwo ari amashyongore. Amashyongore ntabaho. Ishyo tumenye ko ari inka 30 ziteretse imfizi zinategura umurerwa. Zikaba 32. Amashongore rero ubundi amasunzu y'abakobwa yitwa amashongore. Ni ukuvuga n'abakamisha. Yego. Amacumu y'abashumba nayo yitwa amashongore nayo kuzirinda. Yego. Inshongore nazo ni inka zatoranijwe. Inka z'imirerwa nazo z'indobanure. Ubwo rero iyo umuntu avuze ngo amashongore cyangwa amashongore, ukuramukije amashyo ukamusubiza ngo amashongore. Yego. Ubu mwifurije abakamisha cyangwa se abatereka amata n'abazongera. Yego. Abaziragira bashinzwe no kuzirwanira n'inka nziza nyine z'amashongore z'ishongore. Twanzura rero ntekereza yuko ibyanzu byakomeze kunkirigita ariko ntago nzi ko biri kuri bose, ariko umuntu mwaciye mu gikara aravuga ngo hari umuntu ujya ukunda kwirahira Semugaza. Nicyo gitekerezo cyanyu mu bundi rwose tugacoka kuri iki gice cy'itorero. Semugaza ni muntu ki? Ese hari ubutwari yaba yaragize ku buryo umuntu amwirahira? Nanjye ndamukunda cyane. Ufite impamvu? Kubera ko twagize intwari mu gihugu ni nyinshi cyane. N'ubu twicara kubera intwari z'u Rwanda zabohoye u Rwanda. Ayo mashyi ni makeya. N'ababyeyi bari aha baziha impundu. Amashyi n'impundu kuba twarongeye kubona igitaramo cyiza nk'iki. Urakoze cyane. Semugaza rero icya mbere niwe warwanye atuma Gahindiro atsinda. Yego. Niwe watumye Gahindiro yima. Yego. Hanyuma yaje kugirana ikibazo n'ibwami n'ingoma, hanyuma biba ngombwa ko ahunga. Amateka ni maremare kandi ngo atavunaguwe nta kwirwa mu ruhago cyane. Biba ngombwa rero ko ahunga, arabimenya ko bitari byiza, afata icyemezo cyo guhunga. Ahunze ariho ahunga yaratuye Irunda. Yego. Bavuga ko yamanutse ageze ku ibuye rihetse irindi. Ibuye rihetse irindi ni hariya bita ku giti cy'inyoni. Uzahabona ahantu bakunda kuvoma, uzabona ibuye hasi n'irindi hejuru yaryo. Hanyuma ngo bahahuriye n'ingwe bayicisha amaboko. Yego. Hanyuma arahunga ageze Kicukiro. N'ubu ngubu hari akagari bita n'umudugudu wa Rukatsa. Umutwe w'ingabo ze witwa Rukatsa. Aho rero niho yageze kubera ko yari yizeye ko nta wamutinyuka kumutera, yiraza i Nyanza. Yaraye wenyine kubera inka ye yahabyariye yamuze, baramusiga ingabo bari bazanye, ararayo wenyine ngo ni inka ye. Yararanye n'ingabo ze ntabwo zari kumusiga. Yego. Bageze i Nyanza nyine n'Urukatsa
biraza i Nyanza kuko bari biyizeye. yego baraye i Nyanza aribyo bavuga ngo kanaka iraza yiraje i Nyanza. baza kuhava bageze ahitwa za Ntunga, umukazana we nawe arabyara nawe arareka, baramuhemba bita umwana izina, hanyuma barakomeza baragenda ahungira mu Ndorwa. Bavuga ko igitero cya mbere bahuriye ahitwa Rwagitima, yego niwe batangiye kurwana abagirana mu Ndorwa. yego Amaze kugera mu Ndorwa rero, u Rwanda rwagabye igitero mu Bunyabungo, yego ngo bahagirira icyorezo. yego Bahagiriye icyorezo, hari abantu kera bitwaga abatunzi. yego Umwe rero mu batunzi amusanga mu buhungiro, aramubaza ati ese mu Rwanda nta mahoro? yego Undi aramubwira ati nta mahoro, ati amubwira nyine ukuntu ingabo z'u Rwanda zagabye igitero mu Bunyabungo, zikahashirira n'umugabo w'igitero akayicirwa witwaga Cyimana. yego Hanyuma arababara, ategura igitero cyo kuzajya guhorera u Rwanda, yahunze atakibamo. amashyi menshi cyane kuri Semugaza. Yatabariye u Rwanda atakirimo, yibera mu buhungiro mu Ndorwa. Ndorwa ubwo byari igice cya Uganda. yego noneho ategura igitero cyo kuzajya guhorera u Rwanda. Noneho amaze gutegura igitero, araza ageze ku mupaka, baramubona, baza abona umuntu wirutse, yari azi abatasi. yego Aravuga ati uriya muntu agiye kuvuga ko nteye. Aramugarura, bamwirukankaho baramugarura, ati utamvugira ibitari byo, nagira ngo ujye kumbwirira ibwami ntihagire umuntu unsagarira mu nzira. yego Ngiye guhorera u Rwanda mu Bunyabungo. yego Noneho abandi nabo ubwo nabo barenga icyo bapfaga, baramutumikira, baramubwira ngo nawe aretse bamushakira Imana. yego bamuragurize. Arababwira ati nimuyihorere, ya yindi cy'Imana yajyanye niyo ngiye nkurikiye. Ya yindi cy'Imana yajyanye wiciweyo. yego waguye Imana yajyanye we niyakurikiye, niwe nkurikiye. Baramureka rero ajyayo, aragenda ararwana, aratsinda, azana n'iminyago myinshi ayohereza mu Rwanda, arangije yisubirira mu buhungiro. Ntiyasubira mu Rwanda yatsindiye, yego asubira mu buhungiro. Yisubirira mu buhungiro. Asubiye mu buhungiro bajya kumugarura, baramubwira ati rwose tubabarire, nabaduteranije rwose ugaruke mu gihugu. Arababwira ngo ndamutse ngarutse, yego cyaba ari cyo nagiye kurwanira. Ntago nagiye kurwanirira imbabazi z'amakosa nakoze nshinjwa. Ndamutse ngarutse naba naragiye kwihohora binyuze mu ntambara. Yego. Ati rero nisubiriye mu buhungiro, ntabwo ari cyo cyanjyanye, nagiye ngiye guhorera u Rwanda. Amashyi menshi cyane kuri Semugaza. Iki gice rero dusoje twakise itorero. Impamvu none cyabaye kinini, ubundi nikizajya kirenga iminota 30. Duteganya ko kizajya kimara iminota hagati ya 15 na 30, ariko uyu munsi ni umunsi w'intwari. Wari umwihariko, twari ufate umwanya urambuye kugira ngo urubyiruko, niyo mpamvu twakoze n'umukino w'intwari, kugira ngo ababyiruka, kugira ngo abahari turebere ku ntwari zibaho, turebere ku ntwari zabayeho. Maze rero dawe ndagusabira amashyi, kandi koko ntago ari kugusabirwa, wakoze cyane. Nawe kandi n'abaraha muragahorana Imana n'u Rwanda. Arakoze cyane, arakoze cyane.